slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. cyakoze akarukeje nikaba karenzi baze ko birangiye musanze mu nzu wala Kigali mwateye imbere kapo ni neza se nakazi kari kanyishimene shemani mumbe ngo no ndetse neza ajyanga urwaye sida hano uri kumwe n'ibyaha ngambere ngenze na bisi kuva Uganda Uganda ariko Uganda abango ikintu bitanga ama beach ndayas ndara ahantu zitabamwa aya ngo zihute za Sodoma no muri koridoro azi muri koridoro cyangwa indaya man muri koridoro urumva ari mu tele story iri kumuyameza muri koridoro ngejo ubundi ngo bafatiye indaya gitwite mangizi ebyiri barayibaza ngo ujya gutega wezi yuko utwite arangije ngarabareba ngarababwira ngo none se ko niyo utwite indimwe ujya unyine ushaka nyine ukomeza ugakora kugira ngo urumva umwana iyo utwite umwana ugomba kugira ikintu ufata kugira ngo mu nda nyine ubwo wafata dinuze urumva none afite utuzi tubiri urumva utuzi tubiri yaracuruzaga ku manywa nimugoroba agahita yigira gutega indaya zo mu Rwanda zaragafashe wala iyo nkuru muhaye ari ikintu gufashije se iyo nkuru muhaye se sijya muri indaya man babizi none se ngo hariya muri Uganda mani bimeze bite muri Uganda nubwo yareye ku kantu k'indaya ariko amafaranga ari kuboneka man none se uko ashaka nawe waratinze byatanye ngomba kuza mu biruhuko bro biseka mu buzinzi niyo wafashe man wambwira nafashe nyine urana izikiri gato gato nasugo gahange nakakandi ka Kimisagara twabaga nisi ntabwo uzashaka umugore okay tuve ku byo gushaka umugore niyo nuko ngiye kuza hano wazanye inana nazanye indi wato kirani icyumba ako ni hatoya mana amajwi aya majwi harya zose yari ukuntu urumva ariko abwira hari ukuntu uba utazanye icyana nazana icyana kikagufasha mu buryo bwa wireless waba wakizanye nje ntacyo nazanye ngo naba meze ne kikagufasha mu buryo bwa wireless wumva utujwi naho mukuru nje numvaga wari kureba nk'ikizu nyine kikadastiri ku buryo umuntu aba ari mu cyumba cyo hepfo undi ari mu cyumba cyo hakurya nakoze mu buryo bwo kwiranza ngo reka mubwire agakantu k'ubwenge siko cyo gipangu sawa n'ibyarase baby now ese bundi wowe uteye ute ngaho ujya muri saroga oya ni naturel man banshyira muri session kamera amafoto yes kwa mtagatwe gatona amajaka ibintu byamye ku mwana agerayo cyenda ubwo inkuru mfite ntazo ukeneye ko inkuru sinibuka harya barahari mu mwaka igihe basererezaga jihad umva nk'ibintu buzanye n'izina ryawe ugiye kuzana bya bibora by'udupira uzi kuva koga ukitegura ukambara umweru wawe usa neza fresh amata ndabyumva cyangwa nakagupfusha kakajama wagiye kureba ejo bundi uzi yari yarashyushye mu ndizo tayi sayize niyo yawe umuginga mana afite akanuzaga ngana gutya oya yarambabaje nuko umubona nyine mana afite agapipi ntabwo afite yabora mbarare kugira mana mara umuntu ndi kurota banzu nyuma utangiye akabyara bikama by'ibida no urumva bari abajama b'ibida nuko nyine baba bafite
abareba amahano ujye ubareba nawe ushiremo ariko ni ukuri nyine urabona bari abatipe sibyo ubundi nyine ugerageje hari n'icyo ugwaho urumva gifite ntega ntabwo ndi kuvuga abantu bakurema aba batipe b'abaturanyi ntabwo uzi ntabwo uzi ejo bundi igihe twari turi hariya muri salo twese twateranye muri filime gushaka ngo tudutaye nyine numva amani cya kindi cyari kiri kugukoraho gutya turi kureba filime yego yampfushije ubusa niyo nsohotse nkamusanga hariya iyo nsohotse ariko nawe agira umuhoraho uburaya bwawe uburaya ngusheba mu mutwe kandi n'aka kantu yagufatishije aba afite karise shiri yedanje utawumva urapfuye gusoma neza ukuntu ugiye kwinyarira ariko nagira isegonda kahita gaheramo reka mubwire noneho rero story ngufitiye suzi cyakije amagiye zikoza muri kino gipangu ono mushyashya yego tangira aho naho wageze nawe ntabwo ndagera yari kubanza wumva gusa nyine ntawe uzakinanga uzi impamvu reka mubwire impamvu uzi kora nyine wo umura mwiza mbanza ariko wumva se ngaho nyine bikamumaza ariko ukuri ukunyicara story uzi none iyo kivuye dushe gifite di ako mwana uramukipa afite makada ukuntu ndafite ituza bro ubwo urashaka kumunyangisha nurangiza uzamuntange reka nkubwire fura reka tubivugane tubanze tubyumvikane sibyo subizi ko dukundana ariko twahita twicana ushatse kukunca gutyo nyuma twumvikane kuva nyine reka tubanze twumvikane mwana nagerageje umwe bikanga undi bikanga mwana ibyo birakureba wowe gukunda udutipe tw'utubwana wambara ipantaro ikamufata byanya ngewe reka mubwira utwo tuntu utwo dupipi twaba wirukanyira ngewe nshaka di byana bibiri ubu bose warabazengurutse umaze icyumweru ubibaze nyigira nkangahita ry'umwana wo mu gipangu n'ubu byashoboka ese yangira ngo abuze abo bahera ntabwo ayasunze se ariko abakobwa ni ibigo ry'imana abakobwa nizo umukobwa wawe uko umufatije igengo sibyo nyine nkubwira urumva nyine nuko njye nabishatse kandi ako kawigi kamwe abakobwa n'abasambanyi ku rwego rwo hejuru barenze n'abahungu yego ubundi bitwara mu buryo bwo kwerekana yuko ibyo bintu batabishaka ariko iyo babigezemo se babikora bivuye ese wabuze agatriki ukoresha kugira ngo ibyo byanyu bifate mwereka akantu gatoya konyine dukora ubone ko biriya byana byibera ahubwo mu busambanyi gusa genda bizi ko abakobwa ari indayi genda bizi neza ngiye mbwira mwereka akantu gatoya dukora urabona nka gutya iyo nyine uba muri ghetto mu gipangu kirimo ghetto nyinshi harimo abakobwa harimo abajama ariko iyo ufite icyana amajwi akabasha kurangurura akagera mu wundi muryango buriya uwo muryango niyo iyo ubamo umukobwa mani bitinde bitebe ukagira akakwifuza kandi uba ubona bitonda ndabeshya yego ubona bitonda ariko urabizi ko muri mahanga n'abakobwa bitonda ngiye kukwereka agaciro tugiye gukora nibaza hano reka nkwereke ikintu tugiye gukora nibaza hano ni ikimenyetso kigaragaza ko nta cire tugomba kugirana araba ari abasambanyi bamwe babiri ariko nyine nibaza hano tujya tubivamo niburinda bwira bugaca bataja turabivamo nibataza turabakurikirana abo bana baraba barenze hari abana beza nibaza hano ariko 100% nuko ngenda bizimane nta mukobwa woroshye uri hano mereza telefone yawe si connect na bluetooth mu cyumba mereza telefone yawe mwereka amajwi ducuranga tugiye gucuranga amajwi ya porno yego se tugiye gucuranga amajwi ya porno dushyiremo volume ya danger noneho bo niba bahari baraba bumva ari ibyana nyine twazanye hano niba ari abantu bumva mu baturanyi rwahanishije bakumva barashaka kugira iki n'iki turabona baje ntiburi bwire bataje nibataza umubwire aho batuye ahubwo tujye gukomanga mwereke bora tubacurange. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. akaguru yakamanitse ariko mubwire ariko asimana nawe kibi cyawe mba nahise amusoma ayo maraso uri kumva nawe nahita ibaze byonyine narabibona mani ibyo ntabizi ibaza ariwe mwana ubundi barabizi ko tuba twagiye ukamubwira mpamvu dushobora kugenda ariko akatubona akatubona zo gutwara ko tugiye kureba iki umwana utanyicira imipangu kuko ngiye nshaka ngiye reka mubwire reka mubwire sibyo nanu wanasanga mwana atari kiba gitego gishyashya uzi ko se nigeze kuhabona umutipe noneho urenze w'igisuko cya danje namubonye wagira ngo nyine hari indi safari avuye yazanye oya ntandafite umwanya ntandafite uri kumva ariko reka tujye kureba nidusanga ari we wabarazanye turaba duhiye ariko bashobora kuba bagiye no kubana nidusanga ari bo basohoka twinjira sibyo mwana tujye kureba karibu mwana soye bwije se twambaye akabutura nanjye mwambaye nagira ngo twabibwire ibaze ko kuva igihe ni mu cyaro zimaze icyumweru ntabwo bamwe bakagira ngo twasangaga ni ubwa mbere binjiye muri uyu munsi ukaba guhari mwiza twari rero nshimire ariko wenyine nahoraga nkubona ucahariye da yego nigeze kumva kuri phone uvuga ngo ukunda abantu batoya none ko wabyumvise ugitaje kumenya uzi wanambutaho gusuka ku munsi ariko uri kugumura uyu mwana w'abandi cyane rero byari bishyashya muri izi karitsiye tumvura nyine yitwa Chris byane byantwaye ese uburyo utari waraje kuza kumenya ko uri kureba hariya cyane narindi neza ngiye ko ndi mushyashya nta ndi kwirebera ubwo nkagira ngo Chris n'uyu mukobwa niko basanzwe babanye oya ni n'ubwa mbere nyine tugeze hano cyakora dusanzwe tumubona nyine nzi ko kimutari mwaramusuye nyine sinzi ko nyine hari ukuntu uba ubona umujama ukabona nk'aho adaciringa tu niki gitumye mutinyuka se nyine twatuje kubana kubasura tu mwe mubizi ko nanjye naje ko mwaje muri babiri oya nyine urumva manse uyu munsi nta hantu twagiye nyine ntabwo twigeze tujya mu kazi rero turavuga ngo why not tutaza kumureba nyine ko nta nubwo twari tubizi neza nyine ko
ariko twavuze kuki nyine tutahikoze nyine. Ni karibu nanjye dore naje mu gitondo ubwo nari nzi ngo ni umuntu nawe uri aho ngaho utajya ugira abashyitsi none ndumva nese ubundi kuki ubuceceze cyane ni ugusanzwe. ese wowe uragira mvuga ese iki wiga ureba nk'ukuntu uba wifashe. uragira mfate mwese mani. Okay, ngaho do fate mu biganza. tuganire mufashe mu biganza. Hari ikibazo se? uzi iyo umuhungu n'umukobwa bafatanye mwana ikintu kiba Abikize. ibintu nyine nawe utayobewe. Ibiki? Bivuge nyine byari kuri mukuru hari ikintu cyakunanira gushyirwa cyangwa cyagutera isoni. ntabwo najya kubivuga ku mukobwa ntazi. Ndabeshye se. Oya ariko ibyo ntabwo ari ibintu birenze. Oya si ibiki se ubivuze bitari. Wagwana? Mani yabyo nta nubwo bikaze. Nese ubundi ntitwanabikora. Si ibintu bisanzwe. Umuntu mushyashya mutaziranye. Nese kamanze nawe nkubaze. Si ujya ukunda gusohoka? Ntabwo ukunda kujya wenda tureka tuvuge nko mu maklabu. Ibyo ngibyo ni ibibera mu maklabu kandi hano ni mu rugo kandi burya umuntu wamuhuye utamuzi utazi n'ibyo bintu bye. Ego baravuga ngo inshuti bakunze. Uzi tuvuge kuri imanzi. Ubu uri imanzi nta mukobwa n'umwe uzi mu buzima bwawe. Wenda nabikoze kera tu. Kuki se ubu bwo utagerageza? Kuri wowe? Try me. Ni ubwa mbere muhuye n'umukobwa agatuma ngira isoni. Akumana hari n'ikintu njya mpfa n'abaniga. Kuki muba muri kumva ko nyine mwatwaprocinga noneho mu gihe umubebe we aje kugana nyine akwereka ko yakwishimiye gushaka umwe wunze. Nawe ibintu nari ngiye kuvuga wahita unyica. Oya bivuge nabi. Nawe wanyishimiye se uri kubona ndi kuguhunga. Tubona uri kuguhunga wagira ngo ndi igisimba cyangwa hari uburyo. Ari wowe uri nkanjye wahita ukora iki? Ndi nkawe? Nafati. Wagira ute? Nafati. Wafatiraho. Shaka ufite n'agatuza keza mwana. Nyine agaserivisi ushaka gusaba. Kameze gute se? Nyine shaka funzemo fresh. Sinabwo wavuga ukora no ku muntu. Kugira ngo muri wawe. Ese hari ikibazo? Shaka kuba ufite. Nakoraho. Buretse gukora ndagukoresha nitugera mu cyumba. Ntugira ikibazo. Ushobora gukora aho? Uragira ngo bihite mbishakira hano. Ese hari ikibazo ukora mbisha ukundi udukobwa dutoya kandi nanjye nyine ndi gatoya. Ako se mwe mwakubye mu telefone yanyu. Barimo kutuvangira rwose. Mbese ese urara mu kihe cyumba? Hariya cyangwa urara? Dore nshaka narariya cyangwa narariya. Aho twaba twisanzuye ni urumva hariya hari nagusoma. Ushaka kunsomera hano ngira isoni zo gusomerana muri salo kamwe konyine ndi bugusomere yari mu cyumba ndagusoma urumva ndagusoma mpaka none wibaze ko ukoze ku mutwe uzi ko ukoze ku mutwe itonde nta kibazo ndaje gukora aya bayitonze nahaye abanze y'iki gusa kari gatoya ariko iyo gahagurutse umva se umwana nshaka nyine tujye muri kiriya cyumba wereke nyine tumva bamamagaye kangende ndagaruka
none se ubwo ngubwo promise ko ndibuze kugaruka ntegereze sibyo umaze banza umakapisha ugenda nugaruka ndakagura se undi wajya uba mani nyine nugaruka ndakagura ugakwitamo cyangwa itamo ndakagura mbese nise umusize mwana umusize ngagiye kwitaba telefone simbizi nari nzi ko hari ukundi kuntu zikinnye nyine kwaje n'iki wasanga umushuti wawe agiye ndabizi ko ari we mwari kumwe ndabura kukubaza mwese ubwo gutaha agiye simbizi kandi nabona agashyushye byataye ndetse ibyo wari uri abantu berekanye n'ibikondo mwana ibyo wari uri kumbwira ko tubaye babiri cyangwa wowe niwe se ugarutse kadehe nimba ari imbere none si ubwo bumenyi ibyo wari uri kumbwira ko tubaye batatu umushuti wawe agiye ako mwana uzi se ntabwo ariyo mwana shida ni uko nyine imba ndi kubona nawe ubwawe utari hoti njyewe nushaka ndaba hoti nyine tu umaze umwana abaye hoti kurusha abadaye haka baye nakubwiye mpano uje mu gihe cyiza ahubwo nkuzaniye abakobwa yaje mu gihe cyiza uvuye Uganda usanga umuganda avuye Uganda ako niyo myuka wazanye sha twabumvishe yego mwumvise iki ibintu mwamurimo ibiki turiya twana tw'abandi buriya nimwadutanyaguye oya ntabwo twabatanyaguye twabashwanyaguje mwamuri kugira ngo twabyumvishe aje sikazeri kandi ibaze ko twe twashyizeho soundproof nisiko numve ino nzu hano hari hamanitse soundproof numva inzu zo muri iki gipangu none zijyana amajwi hirya hino bumubayeho muto ngenda ubwiye mva twabyumvishe mwatangiye turi kubyumva cyangwa turi kodinga oya ntabwo twaba rikodinga nka bya biboro bajya bakora reka mubwire ibintu bajya bakora simujya mubikora yewe cyaze murarenze mani cyaze murarenze biriya mubikora mwenyine cyaze nimwe bantu badanje ba mbere bageze muri kino gipangu ewanyu mukadushyushya mu bwonko siko murenze se twese turenze ya nk'iki kijama ariko iki kijama nicyo cyazanye birabyana yego cyane cyo pe ibaze icyumweru cyose umaze hano we ntarakumvaho na rimwe ntabwo urimo kumva utuntu ntabwo urimo twumva cyaze nawe uri ikibogari we biraduhandoringa turi babiri oya nabwire umushuti yagaruke ubundi none tugiye oya nabanza tubwire niba wabona ko iyo myuka nayibona niba wiyaminiye tubwire tu abantu numvise mukora kuriya ese bumvise iki gerageza buri kintu cyose nyine kigutera ubwoba ari uko ukizi ndetse reka mubaze kubera icyo abakobwa mwese mwabaye abasambanyi kandi ngize ubusambanyi ze gute nyine ku buryo nk'umuntu ashobora no kubatega agatego gatoya mu minota itarenze n'amasaha n'abiri mugahita mukagwa nk'akahe gatego si ngewe nta kintu wantega ku buryo ariko nyamara ibintu wambwiraga byari byo nta mukobwa muzima ukibaho wanditse mugiye no gutangira kudutuka gusa tuzakurahe abagore nicyo kibazo reka nta bagore bagisigaye mu Rwanda tuzakurahe abagore umuntu oya tuzakurahe nk'umuntu ushobora kugenda ukamuterera ivi ukagenda ukamukwa mugakora ubukwe ukamujyana mu murenge ukamujyana mu rusengero ko nta kintu na kimwe none se kuryamana ni ibidanje none se tujya kwiryamana twebwe ubwacu cyangwa turaryamana n'abasore ese ku buryo nk'uko ujugunyira imbwa akanyama gutya ikizana agatego gatoya mani none se mwe ko mufungwa 25
ku kantu kadapima nyiro rero ni gute imbwa uzayiterera igufwa kuri mu pureyingira ibyabakuruye byadukuruye sinari nakubwira ngo ntabwo biri burenge uyu mugoroba nunarenga mu gitondo ntihazarenga siko muri imbwa nta kibazo ndayumvira ubu two tuntu mwatwumvishe mwumva ngo ni ibyana mwumva ngo ni ibyana ngo twazanye mu nzu none ibyo mwari kodinze bro kuzi twe turabayoboke nibyo twari kodinze utwo tujwi twabahagurukije mu nzu wari muzare sibyo wese wabikoze ugamije kureba iki tugamije kureba mana abakobwa b'abasambanyi umukobwa w'umusambanyi aho yumvise basambana ahita aza urugo n'urw'abarokore turakubwiye ngo haguruka ntabwo ko muri ingegera mani turamaze haguruka ngaho ugende shamurimbwa pe twashaka kureba ko muri indaya ziratukana tugeze ngo nibura n'abantu bazima baje mu gipangu kumbe n'ingegera ntari bigendera agera nayo wenyine akoreshwa mwese muri karaga izo nyo uvanga ugende muri ingegera muragabo nta bagore mu Rwanda genda mwanya mwe nimukajye mukina n'abantu nawe ngo bashaka ngo abakobwa bo gutereta nakubwiye agatriki gato ndabibonye ni nko kujugunyira inkoko udusaka gutya akantu wakoze nko kujugunyira inkoko udusaka ukunda abanye se bifata nk'aho ibyo bintu batabikunda sha ibaze umukobwa wumva aho bibera akaba ari hajya nyine uzagira ngo sinakura we umuzongere kutubeshya umuzongere